bahindure mwamuvuga mwahindure mugakora uturimo tw'amaboko mukabiri mukazana content nziza mukigisha ijambo ry'Imana wenda Kristo akazabahera mukareka kubeshya rwose mureke kumfata bari kubarwara igicuri kuri stage basi barwara igicuri wowe urarwara igicuri ko na MMA kamba bw'isukuri nta muntu nzagera nicare ngo mvuge nabi. Yes, reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza kuri mwe muduma gukurikira GB Ibaya isoko y'amakuru yubaka society. Ndagira ngo mu by'ukuri n'amakuru akomeje kugenda yumvikana mu gitaramo cy'aba bakobwa babiri Ishimwe Vestine ndetse na Kamikazi Dorcas. Ndagira ngo mu by'ukuri igitaramo cyabo kije kuba cyakumvikanisha andi magambo ateye ubwoba cyane, ngira ngo tubashe kuba twarebera hamwe ku makuru akomeje kugenda yumvikana muri iki gitaramo cya Ishimwe Vestine ndetse na Kamikazi Dorcas. Reka turebere hamwe ku bikomeje kugenda byumvikana muri iki gitaramo kiri kigiye kuba cyabera hano muri Canada, ariko rero ukabona ko ari ibintu byongeye kuba byagaruka mu by'ukuri amakuru atari meza cyane. Yes, ndagira ngo aba bari b'abanyarwanda b'abaramyi bakomeje kugenda bakora ibitaramo bitandukanye. Ndagira ngo mu by'ukuri bamaze kuba bakora ibitaramo ahantu hagera kuri habiri mu miji itandukanye ya Canada. Ndagira ngo mu by'ukuri muri Vancouver ndetse na Regina hakaba hamaze kuba habera ibitaramo byabo, ariko kugeza kuri aka kanya muri Winnipeg niho hari yagiye kuba habera igitaramo cyabo kikaba cyamaze kuba cyahagarikwa, ariko bikumvikana ko hamaze kuba hasoka itangazo ryasowe na MIE paya, bikumvikana ko ari management y'aba bana babiri b'abakobwa baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ngira ngo tunabageze mu by'ukuri amwe makuru atari meza yumvikanye kugeza kuri aka kanya. Abari muri Canada muze kuba mwakihangana, aho kandi mu by'ukuri tugiye kuba twabashyira aho mugiye kuba mwasubizwa amafaranga yanyu. Kuri mwe mwari mwiteguye igitaramo muri Winnipeg mukaba mu by'ukuri mugiye kuba mwasubizwa amafaranga yanyu, kubera ko aba bana bakobwa bari mu by'ukuri hari amakuru ateye ubwo bakenera ngo mu by'ukuri tubashe kuba twarebera hamwe. Yamaze kuba yatangazwa na MIE paya, bikaba byumvikana ko kugeza kuri aka kanya hamaze kuba hasoka tangazo rihagarika igitaramo kigiye kuba cyabera muri Winnipeg, ariko bikaba biri kumvikana ko nubwo mu by'ukuri igitaramo cyahagaritswe muri Winnipeg, ariko bidakwiye ko tugiye kuba twabasubiza amafaranga yanyu. Ariko mu by'ukuri muri Edmonton bikumvikana ko ku itariki 15 z'ukwezi kwa 11 2025 tuzongera kuba twabasusurutsa mu butumwa bwiza bwo kogeza mu by'ukuri ubutumwa bw'Imana hano muri Edmonton ku itariki 15 z'ukwezi kwa 11 2025 tuzaba dore kugira ngo tubasusurutse. Ariko kugeza kuri aka kanya tugiye kuba twasubira hamwe itangazo ryasowe na MIE paya, bikaba biri kumvikana ko abatanze amafaranga yabo bari kugura amatiki bagiye kuba basubizwa amafaranga yabo. Tunabasaba mu by'ukuri kutwihanganira cyane, kubera ko nimuza kuba mwareba ibyo bashe kuba byatangazwa uraza gusanga aribyo byari biri kuba byatanga amahoro kuri aba bari b'abanyarwandakazi Ishimwe Vestine ndetse na Kamikazi Dorcas. Twitamo mu by'ukuri kuba twagarika iki gitaramo cyari kubera hano muri Winnipeg, ariko bikaba biri kumvikana ko muri Winnipeg aje kuba hakumvikana ikibazo gikomeye cyane cyabashe kuba cyabangamira igitaramo cyacu. Tukaba mu by'ukuri kwifurije kuba twabihanganisha, tunabasaba imbabazi kubera ko mu by'ukuri twabatengushye, ariko mwihangane byari bimwe mu by'ukuri mu byatumye tubasha kuba twagarika iki gitaramo. Ariko kuri uyu munsi mu by'ukuri tukaba tugiye kuba twareba hamwe ku byakomeje kugenda bivugwa na MIE paya, by'umwihariko ababasha kuba bakurikirana inyungu z'aba bahanzi ba Vestine ndetse na Dorcas. Ukaba ubona ko mu by'ukuri ari ibintu bitari byiza cyane bikomeje kugenda byumvikana muri Winnipeg, ariko ku itariki 15 z'ukwezi kwa 11 2025 hano muri Edmonton tuzaba dore kugira ngo mu by'ukuri tubashe kuba twabasusurutsa, kubera ko mu by'ukuri twabashe kuba twabona ko ibintu bitari byiza cyane bikomeje kugira byumvikana muri Canada. Nagira ngo abahatuye nyine namwe murahazi impinduka za klima zikomeje kugenda zihagaragara, murazizi cyane ubukonje bwabashe kuba bwazamuka cyane. Witwarira mu by'ukuri Kamikazi Dorcas akomeje kugenda ababazwa no gutangariza abakunzi babo mukunda cyane, ababwira ko bagiye kuba bahagarika igitaramo cyari kubera muri Winnipeg bitewe n'uko nye hari kugaragara andi makuru akomeje kugenda agaragazwa n'uyu mwana w'umukobwa. Ndagira mu by'ukuri uwitwa Kamikazi Dorcas akaba akomeje kugenda atugezaho amakuru Ishimwe Vestine ntabwo amerewe neza cyane, kubera ko nimuza kuba mwareba mu by'ukuri uyu mwana w'umukobwa abashe kuba afite inda y'impanga. Bikaba biri kumvikana mu by'ukuri uwitwa Ishimwe Vestine akaba twite, ariko mu by'ukuri inda ikaba ikomeje kugenda imukoroka. Ntabwo mu
by'ukuri twari kongera kubagaragariza abaramyi hari kugaragara umuramyi ubwe gusa witwa Kamikazi Dorcas niwe wari uteganyijwe kuba waririmba, ariko biza kuba byakumvikana ko mugenzi we Ishimwe Vestine mu by'ukuri yaje kuba yagirwaho n'ingaruka zitari nziza, tubasha kuba mu by'ukuri twahitamo kuba twagarika iki gitaramo cyari kubera Winnipeg. Tukaba tubavuga ko mu by'ukuri ku itariki 15 nyaboneka z'ukwezi kwa 11 2025 ku mpera z'uyu mwaka muri Edmonton tuzaba dore kugira ngo tubashe kuba twabasusurutsa uyu mukobwa nyine yagiye kuba yakitabwaho n'ibitaro bya hano muri Winnipeg kugira ngo mu by'ukuri turebe nimba yabasha kuba yamera neza akongera kuba yabasusurutsa akongeza ubutumwa bw'Imana kugeza kuri aka kanya. Ariko ndagira ngo turebere mwe ku makuru akomeje kugenda agaragazwa by'umwihariko impamvu n'inkomoko zatumye duhagarika igitaramo muri Winnipeg, by'umwihariko kubera ko hamaze kuba hasohoka itangazo rigaragaza ko uyu mwana w'umukobwa atameze neza. Ishimwe Vestine aragira ngo mu by'ukuri mukomeje kugenda mubona donc akomeje kugenda nyine agaragaza ibihe bitari byiza. Ndagira ngo umuntu washatse nyine donc abatandukanye n'umuntu ukiri ingaragu uyu mukobwa muri munawe, ariko mu by'ukuri tukaba tugiye kuba twabagezaho icyatumye cyangwa se inkomoko yatumye iki gitaramo kihagarara hano muri Winnipeg. Ndagira ngo mu by'ukuri tubasha kuba twakihanganisha abakunzi bari batudegereje hano muri Winnipeg, twabashyiraho link mu by'ukuri igiye kuba yabasubiza amafaranga yanyu. Ikitonderwa MI Empire imaze kuyasura itangazo rigaragaza ko mutagomba kubikorana kavuyo, ahubwo mu by'ukuri uwishyuye amafaranga arabizi ko yayishyuye. Mu by'ukuri tubikorane ubupfura, tubikorane umutima w'urukundo. Tugiye kuba twashyiraho mu by'ukuri link aho mugiye kuba mwasubizwa amafaranga y'amatiki mwari mwaguze agiye kuba yabinjiza mu gitaramo hano muri Winnipeg, ariko bikaba byumvikana ko igitaramo cyabashe kuba cyahagarara kugeza kuri aka kanya. Tukaba twashyizeho aho mugiye kuba mu by'ukuri mwasubizwa amafaranga yanyu, ariko nyaboneka tubikora umutima w'urukundo ndetse n'Imana tumenye kiri kutureba, ariko tubashe kuba mu by'ukuri twabikora hatarimo ubusambo cyangwa se amanyanga. Tugiye kuba mu by'ukuri twashyiraho link yo kugira ngo mubashe kuba mwasubizwa amafaranga yanyu, kubera ko igitaramo cyari kubera hano Winnipeg muri Canada byumvikanye ko cyabashe kuba cyahagarara kugeza kuri aka kanya. Ariko rero mu by'ukuri tumaze kuba twakora ibitaramo ahantu habiri hatandukanye, hari hagatatu twari tugiye kuba twagenda. Ndakubwira ngo mu by'ukuri muri Vancouver twabahaye ibyishimo, twabasha kuba twakora ubutumwa bw'Imana ndetse no muri Arizona twararirimbye ndetse abakunzi baradukunda. Ariko kugeza kuri aka kanya mu by'ukuri mubashe kuba mwatwihanganira, ni ibintu bitigeze biba twabiteguye, ni ibintu byadutunguye kugeza kuri aka kanya. Ni nkubwira ngo byadutunguye uze kuba wabyumva hano muri Winnipeg, ntabwo turi buze kuba twahagaragara. Ndakubwira ngo agakubo kagaragaza ko tutazagaragara muri Winnipeg twabashe kuba twagashyiraho, ariko ndakubwira ngo ku itariki 15 z'ukwezi kwa 11 2025 muri Edmonton tuzaba dore kugira ngo tubashe kuba twabasusurutsa tubagezeho ubutumwa bw'Imana, ubutumwa bwiza, ubutumwa bukomeza kujya mu by'ukuri buhindura society. Ari mpamvu nakomeje kugira nkubwira ngo niba utarakanda subscribe no kuri GB Empire, kanda subscribe kugira ngo mu by'ukuri ntuzajye ucikwa inkuru zubaka society, aho kandi tubasha kuba twakwibanda ku myidagaduro ndetse n'ibindi bikomeje kugenda bigaragazwa haba mu by'ukuri muri entertainment. Tubasha kuba mu by'ukuri twakugezaho amakuru atandukanye, n'amakuru mu by'ukuri atari meza tugiye kuba twagutangariza, n'amakuru akomeje kugenda agaragaza ko igitaramo kigiye kuba cyahagarika hano muri Winnipeg. Bikumvikana ko igitaramo cyabashe kuba cyahagarikwa n'ubuyobozi bw'umujyi wa Winnipeg, bikaba byumvikana ko muri Vancouver twakoze umurimo w'Imana, abantu barishima, ariko bidakwiye kugeza kuri aka kanya ko wishyuye amafaranga y'itiki yari kuzamujyana mu gitaramo cyari kubera hano Winnipeg, ariko ntabwo mu by'ukuri ari ngombwa ngo ayasubizwe, ahubwo mu by'ukuri ashobora kuba yakongera agakora boosting, akaba mu by'ukuri yakishyura next igitaramo kigiye kuba cyabera hano muri Edmonton. Bikaba bivuga ko mu by'ukuri ku itariki 15 z'ukwezi kwa 11 abakobwa b'abaramyikazi Dorcas ndetse na Vestine bazataramira hano muri Edmonton. Bidakwiye ko amafaranga wishyuye y'itiki yari kuzakujyana hano muri Winnipeg ubasha kuba mu by'ukuri waya boostinga ukazayakoresha ku itariki 15 z'ukwezi kwa 11, ariko abashaka ko bagiye ko basubizwa amafaranga yabo bari bishyuye ko mu by'ukuri bazataramirwa no muri Winnipeg bikaba byapfuye, bidakwiye ko mu by'ukuri mubasha kuba mwayasubizwa kugeza kuri aka kanya. Rero nkabangiye kuba nagusomera itangazo rya MI Empire ribashe kuba ryasohoka kuri aka kanya. Ndagira ngo mu by'ukuri nabashe ko natangiza urupapuro cyangwa se mu by'ukuri liste yabashe kuba yagaragazwa n'umuryango wa MI Empire ugaragaza ko igitaramo kigiye kuba cyahagarara hano muri Winnipeg. Birumvikana ko umuryango wa MI Empire ubashwe no kubagezaho inkuru y'akabaro igaragaza ko abakobwa b'abaramyikazi bagiye kuba babasusurutsa n'ubutumwa bwiza bw'Imana ku itariki 10 z'ukwezi kwa 11 2025. Birumvikana ko igitaramo cyaje kuba cyagaragara bitewe n'impamvu z'ubuzima bw'abahanzi bacu.